Izi ni zimwe mu nkuru navuga ngo zikomeje kugenda zivugisha abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ahanini ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bigaruka ku witwa Pamela, ariko iyi nkuru nkaba nari nanze kugira byinshi nza kuyivugaho nyuma y'uko mbonye abantu benshi baza batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru, ndetse wumva kabisa bari no kugenda bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byo ahanini ku witwa Pamela, nibwo mfashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngire icyo nkora nanjye wenda ngire icyo mvuga, bitewe n'uko abantu benshi ndi kubona babifashe rwose mu buryo butari bwo. Uyu Pamela ni amashusho yakomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yari ari hariya mu gitaramo cyabereye hariya muri Zaria Court, ubwo yari ari kumwe n'umusore ndetse babyina ubona ko rwose bizihiwe, abantu bakibaza ati se noneho Pamela ibi ngibi ni ibiki? Murabyibuka ko hashize iminsi mikeya cyane rwose yibarutse, ngira ngo uri kumubona imbere yawe, uri kubona ko ameze neza, udashobora no kumubona ngo umenye ko rwose yaba yaribarutse, kubera ko ntahataniye na Pamela wa wundi wa mbere. Ashobora kuba yaragiye nko muri gym cyangwa se hari ukundi kuntu yabigenje, ntabwo abasirimu bajya babura uko babigenza kugira ngo bongere basubirane bagire mu nda heza, ariko uri kubona ko hano yari yizihiwe ari kumwe n'uyu musore. Abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho bavuga bati Pamela rwose ibi ngibi uri gukora sigaho. Ni nyuma y'uko uwitwa The Ben umugabo we yakomeje kugenda yirukanka hirya no hino akora promotion y'igitaramo cye giteganyijwe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere na makumyabiri na gatandatu. Abantu benshi bakavuga bati se ko tubizi The Ben ari kugenda yirukanka ashakisha imibereho, ashakisha uburyo ki ibintu byasubira mu buryo, ibi ngibi ni ibiki byo kugenda wirukanka mu bagabo umubyina, ubona rwose nta n'isoni. Abantu benshi nakunze kubona mbona batanga ibitekerezo, ahanini comment ziri negative nyine, wumva comment ushobora no kuba wasoma nyine ukabona nta marangamutima, ukabona nyine nta bintu bizima birimo, usibye ko wenda nkeka ko ashobora no kuba yabibonye, ariko nimba yabibonye ahantu aho ariho hose nawe ashobora kuba by'umwihariko yihebye nawe yibaza ibyo yakoze ariko byamucanze. Ariko hano nkaba mfite feelings zigiye zitandukanye, nibaza ko uyu muhungu bari bari kumwe atari umuhungu ubonetse. Byanze bikunze ashobora kuba ari nka cousin cyangwa se ari uwo mu muryango cyangwa ari na musaza we, nyine umuntu wa hafi aho ngaho, kuko ndatekereza ko Pamela adashobora gufata umuntu abonye uwo ari we wese ngo abe yamubyinisha nk'uku nguku nyine uyu musore ari kugenda abikora. Nkeka ko byanze bikunze uyu musore ashobora kuba ari uwo mu muryango hafi cyane rwose n'iwabo wa Pamela. Ngira ngo murabyibuka mu minsi ishize nibwo twakunze kugenda tubona The Ben nawe avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabyibuka saga yigeze kuza y'ishanga bigasakuza cyane, ariko kubera ko ngo ari Pamela ukoze kano kantu gatoya, kuko kubyina rwose nkeka ko atari ibintu birenze. Erega buriya nubwo tubibona kuriya n'ubundi na Pamela nawe ni umuntu, buriya ni umuntu ushobora kwishima. Ni n'ubwa mbere ngewe nabona Pamela yishimye kuri uru rwego, ndetse yizihiwe kuri uru rwego. Ni ubwa mbere nabibona Pamela yisanzuye, rero sinkeka ko ashobora kwisanzura kuri uru rwego kuri buri muntu wese abonye. Bivuze ko n'ubundi uyu muntu byanze bikunze ni umuntu wa hafi cyane w'uyu muryango, cyangwa se wa hafi cyane ya Pamela. Ashobora kuba ari nka musaza we cyangwa se ari nka mubyara we, wo hirya wenda ntawapfa kuba yabimenya, kubera ko abantu bose bo mu muryango we ntabwo tubazi. Yewe dore ko mu muryango we tuzi Pamela ndetse n'abandi bakeya nka mama we, ahanini abandi bantu bo mu muryango we ntabwo tubazi. Ushobora gusanga uyu muhungu kabisa ari umuntu wa hafi nyine y'umuryango, ndetse ari umuntu udateye ikibazo. Rero ubwo abantu babishyushyemo bari kugenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bagaragaza yuko Pamela ashobora kuba rwose nta kirimo, ashobora kuba ari umuntu uri aho ngaho. Ibi ngibi ndabasabye rwose mubirekere, kuko Pamela nawe ni umuntu ashobora kwishima, ashobora kujya ahantu nyine bakishima. Abantu benshi bati se ubundi buriya The Ben yari ari he? Ubona ko nyine ari ibintu ahanini abantu benshi batakiriye neza kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi. Ngira ngo murabyibuka n'ejo bundi The Ben nawe bivugwa cyane ku byerekeranye n'uwitwa DJ Flix, ngaho bagiye muri za Uganda, ngaho bagiye muri za Dubai mu bitaramo. Ngira ngo ni ibintu byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri The Ben, ariko kubera ko ngo ari Pamela byabaye inkuru cyane, ibintu ngo biri big deal, ngo Pamela yakoze icyaha kabisa. Nyine uri kubona ko ari ibintu tutakabaye dutindaho ngo tube twabivugaho, bitewe ahanini n'ibi ngibi nyine, nk'uko tuzi iyi famiye kandi n'abantu nkeka ko
biyubashye badashobora kujya mu bikorwa nk'ibi ngibi, navuga ngo bisa nk'aho bisebetse by'umwihariko. Wenda sinshobora kugucurangira ngo wumve indirimbo bari barimo kubyina, gusa n'indirimbo imwe ya Sean Paul kuko nyicuranze bahita bampa copyright kubera ko izi ndirimbo ni indirimbo navuga ngo ziba zifite ama copyright. Rero ariko bari bari hariya muri Zaria Hotwell baje n'ubundi gushyigikira umwe mu ba DJ navuga ngo wubatse izina wari urimo kugenda yizihiza kino gitaramo. Hagiye habonekayo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, aho nabonye nka ba Kenny Solo ndetse na ba Element bari bariyo. Urumva n'igitaramo cyari cyitabiriwe n'abasitari by'umwihariko. Rero Pamela nayo yaje kugaragara muri ubu buryo, abantu benshi bakomeje kugenda babikomantaho cyane bibaza ibintu Pamela yari arimo nyine byabashobeye, ariko igihari ni uko nkeka ko nta kibazo gikomeye cyane cyari kirimo, ndetse kubyina gutya banyeganyega gake gake, urabona ko nta kibazo nyine cyari kirimo. Ntabwo ari ibintu navuga ngo birenze twakabaye dutindaho ndetse tubivugaho byinshi tunabyibazeho cyane, ibi bintu bikomeye cyane. Mpamvu nari nje kubikubwira ni uko nakunze kubona abantu benshi babigarukaho cyane bibaza ibi bintu ibyo ari byo byabashobeye, ndetse abandi bacira akari ubutega uyu Pamela bavuga yuko rwose Pamela atari akwiye kuba akora ibintu nk'ibi ngibi kandi afite umugabo. Ngira ngo ndabibutsa ko n'ubundi Pamela yabyaye afite umwana, akaba yaramwise Runa. Urumva ni umumama ndetse arubatse urugo rwe, ndakeka ko runakomeye rumeze neza, we na The Ben ubona ko rwose nta kibazo bashobora kuba bagirana. So nta bindi birenze rero, iyi yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, no ku yandi makuru yose bari kugenda avugwa hirya no hino, wowe kanda subscribe kugira ngo tujye tuyakugezaho akantu ku kandi. So uwo mwanya murakoze cyane, nakagaruka.